Mwaramutse neza abakunzi ba Ruco TV mugire amahoro y'Imana mwese amwerereye ku migabane itandukanye igize ino si ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije twifuriza kugira umunsi mwiza. Abari mu gitondo ni mwaramutse, abari nimugoroba ni mwiriwe. Uyu munsi ni itariki 9 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026, aho tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turabwira uko mu Minembwe bimeze ku ndondo P5 yashimuse abaturage mu rwego kugira ngo ibashe kwikingira ibitero byatwirwaneho. Hariya za Rurimba ndetse na Baraka bakomeje gusubiranamo abo ngabo ni FRDC ndetse na Mayimayi. Hanyuma Uvira ubwoba ni bwinshi cyane, hari ubwoba bwinshi cyane mu gihe ingabo zirimo kumanuka nyinshi zizanye imirambo ndetse n'inkomeri zakomerekeye hariya ku misozi miremire y'Umurenge zirasa amasasu menshi. Hariya Runingu umugenerale wa Mayimayi witwa Mayere ndetse na Ngoma Nzito bakomeje gusatira ibirindiro bya M23 ndetse na twirwaneho aho ngaho za Kabunambo mu buryo bishobora kubyara ibindi. Hariya muri teritware ya Kalehe naho bakomeje kugenda bigarurira bice byinshi abo ngabo n'ingabo za AFC ndetse bamaze kwinjira kera mu butaka bwa Warikare. Ayo makuru n'ayandi tugiye kuyarambura ntukikwe rwose kugira ngo amakuru yacu aze kugeraho uko yakabaye. Tunagusaba wewe utarakanda subscribe cyangwa share, comment na sabone na like, kwihutira kubikanda kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho kugihe kandi mu buryo bwiza butakugoye. Mwebwe mwamaze gukanda turabashimira rwose, mukomerezeho muri abantu b'ingenzi. Natwe ntituzabatenguha, tuzabagezaho amakuru meza kandi anonosoye avuguruye ameze neza rwose atarimo binyoma ndetse n'amakabya nkuru. Rero muri studio muri kumwe na Runezerwa Eric, niwe mugiye kubana mu mwanya w'amakuru. Reka amakuru yacu tuyahereye hariya mu misozi miremire y'Umurenge, hariya mu Minembwe centre, hariya kuri kapitale ya teritware ya Haut Plateau, hariya mu mujyi mukuru ugize iri ya Haut Plateau yose. Minembwe uyu munsi ntituramenya uko babyutse, ariko ejo biriwe neza ndetse bari banabyutse neza kuko nyine bafite agahenge kuko bya bitero byose bari bamaze iminsi bagabwaho. Murabizi mu byumweru bishize hapfuye inka, hapfa abantu, barasa amazu, barasiki imirima, ibintu byose barasa amakanisa, barasa iminara, barasa amaradiyo, barashe ibintu byinshi cyane babyangiza. Ariko kugeza aya masaha uyu munsi bari bafite nk'agahenge kubera ko Imana yakoze umurimo hariya kuri zero ndetse na hariya za Bicumbi ibasha guca umwanzi intege, bituma ibitero yariko gaba mu Minembwe bisa n'ibihoshye bukeya nubwo umugambi utashize, ariko byabaye nk'ibigabanuka rwose. Turashima Imana yo mu ijuru yakoze ndetse nabo yakoresheje kugira ngo ibyo bitero bigabanuke. Gusa ntago byagabanutse burundu mu mikenkeho. Drone irarasa buri munsi mu birindiro by'ingabo zatwirwaneho ndetse na M23 birera mu mikenke, bararasa umunsi ku wundi, ariko nanone ntago bimeze nka mbere. Hanyuma inkenkero zose zari zigitekanye nubwo umwanzi arimo rwose. Za Gakenke amahema ndetse n'imyobo yimbye iragaragara bayirimo. Hariya za Rugezi haracecetse, Rurenge iruhande rw'Ururenge rwose ruracecetse, ukagera mu Gahwera haracecetse, nta kintu kiraba, ntibararasa kugeza aya masaha. Ariko mu Minembwe bararyama bagasinzira rwose, bafite agahenge. Ariko za drone izo zirazerera, zigenda zifata amakuru, zirazunguruka umunsi ku wundi, ariko ntago ziheruka kugaba igitero mu baturage. Mu Minembwe ikibazo gihari ni ikibazo cy'inzara. Tumaze iminsi tukibabwira, ikibazo cy'inzara rwose ni ikibazo gikomeye kubera ko inzira zose zirafunze, imirima yose yarasahuwe, yonwe n'aba ingabo za FRDC ndetse n'ingabo z'abarundi barayonye barayimara, indi barayitemagura bayitemera hasi. Abaturage bose benshi barahunze baricecetse mu Minembwe, bavuye za Karengi, za Bidegu, za Gakenke ndetse na za Mikenke, bose bari hariya mu Madegu. Hariho ingo nyinshi cyane zavuye mu byabo baricecetse hariya mu Minembwe. Ibyo ngibyo byatumye inzara iba
ziba nyinshi cyane, ariko nayo turizera ko Imana izakora ibitangaza, igakora imirimo yayo, byose bigashira. Ikindi hariya mu Minembwe babonye umunyu mu minsi ishize rwose, babonye umunyu ko bararya umunyu ubu nyine, ndetse ko baranamesa. Imana yakoze umurimo ukomeye. Imana izikora harya twahebye twebwe, harya bazavuga ngo ni muri zero, ngo na nyuma ya zero irakora. Yarakoze rwose, umunyu uraboneka ndetse n'isabune byarabonetse. Ubu nyine ko bararya umunyu hariya mu Minembwe ni ikintu cyo gushima cyane. Turashima Imana yagikoze ndetse n'abo yakoresheje. Muri make nuko mu Minembwe byifashe, nta bitero biherukayo rwose, nubwo tutaramenya ay'iki gitondo, ariko ejo kugeza nimugoroba byari bimeze neza rwose. Nta bitero biheruka, haba aho ngaho za Bidegu ndetse n'ahandi. Igitero giheruka ni igitero cyabaye Gakenke hashize nk'iminsi 2, ariko naco bahise bagisubizayo vuba cyane kugira ngo kize kwigarurira umuhana wo kwa Rutaganda, ariko barabakubise, barabirukana, barangira barabarenza iyo bari baturutse. Kugeza aya masaha Minembwe yose iracecetse, imeze neza bukiya, nubwo atari cyane, ariko bafite agahenge. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku Ndondo. Ukuvuga ngo ku Ndondo umwanzi yakomeje kuba mwinshi cyane, kandi hariho n'abaturage bafashwe bugwate n'ingabo za P5. Abaturage bo kwa Rumafura ndetse no kwa Tahiro bafashwe n'izo ngabo kugira ngo batakomeza kugabwaho ibitero na Twirwane, kuko barayizi, barayitinya. Ibagabaho ibitero bya hato na hato amasaha ariyo yose, bigatuma bakuka umutima, bakagira ubwoba. Baravuga ati aba bantu nitukomeza kwirangara gutya baraza baratwica, baratumara. Bituma bafata abaturage benshi b'imihana ibiri yose, barabafata bakura mu mihana yabo babajana aho bita kwa Rutegana, niho babafite babakuye mu byabo, ko bararara hanze, ko baranyagirirwa hanze. Abaturage bari kumwe cyane, ngo biganjemo abagore n'abasaza ndetse n'abana. Abo ngabo nibo bafashwe bugwate n'ingabo za P5 na Kayumba Nyamwasa ndetse na Jariki Habyarimana, zishorewe na Nyamusaraba. Liyetena Nyamusaraba niwe uzishoreye, kandi abo baturage bafashwe gutyo n'abaturage biwabo. Rero abo ngabo barafashwe gutyo, ariko n'ubundi Indondo iragoswe yose uko ingana, igoswe n'umwanzi. Mayimayi zimwe zaturutse za Bijombo zirazamuka, izindi zituruka za Masango. Abo ngabo nabo ba FARDC ndetse n'abarundi nabo ba P5, abantera hamwe zatorejwe i Burundi, nazo ziri hariya za Kajembwe, abandi bari za Mitamba no kumurambya. Murumva ko abaturage basigariye ku Irango ndetse no kuri Nyakirango, naho ngaho kuwa Masata, naho gusa indi mihana yose myinshi iragoswe, irimo umwanzi. Ariko ibyo nabyo twizere ko Imana izabikora. Imana izabikora. Biriya byose turimo kubona, hari umunsi buzaca mu gitoro twababwira ngo wa mwanzi wari hariya wese yagiye cyangwa yapfuye, yashize. Uko niko bimeze, ntago bacecetse nubwo mwanzi ari mwinshi, ariko ingabo zacu nazo ziraho hafi, bari kumwe rwose, ntago bari kure, kandi bijeje abaturage ibitangaza ko ntaco bazabatwara. Biriya byose bakora ugasanga baje ku bwinshi, ko baragaba ibitero bya hato na hato, ariko biza bigeraho bakananirwa, bagasanga baraharaye batari wabo, abana bari wabo bakabakubita, bakabashorera. Habe nuko tuvuga gutyo, ntago biborohe rwose, ko barapfa cyane, ndetse arakakuryo baheruka kubakorera mu buryo kabashegeshe, kabakora ku mutima rwose, karababaza. Hariya ku Ndondo ni ubwinshi gusa bafite, ariko abana bacu ntako batagira, baragerageza rwose kubarwanya ndetse no kubahasha, kuko baje guharara mu mihana itari wabo. Bakeneye ko bagasubira iyo bavuye za Uvira, ndetse n'iwabo iyo bagiye bava iwabo. Hanyuma dukomeje amakuru yacu hariya za Rulimba ndetse na Baraka, haravugwa gusubiranamo hagati y'ingabo za FARDC ndetse na Mayimayi ziri hariya za Rulimba. Bateye ikigo cya gisirikari, hapfamo abantu ndetse bica n'abaturage. Biriya ibintu byavuye kuri ya makuru bavuze ko bagomba kubakura mu migi yose, ngo bakambara n'inifomo ya gisirikari. Ibyo byateye umwuka mubi iriya muri ibyo bice
bya Fizi bituma bakomeza gusubiranamo, aho ba mayimayi basubiranamo n'abapolisi, bagateka abaturage, bakica abaturage, bakanyaga abaturage, ndetse no mu mujyi wa Baraka nuko bimeze. Amasasu ni buri munsi ko barasubiranamo, ko bararwana, ntago byoroshye muri iyo mihana ya Fizi yo hirya muri Fizi. Mayimayi ziriyo ntago zimerewe neza, nta nubwo zitekanye, bivuye ku ijambo ryavuzwe na komanda Secteur avuga ko bagomba ngo kwambura intwaro ndetse bakabura n'inifomo, ngo bakava bagatandukana n'ingabo za FARDC. Umujyi wa Uvira harimo ubwoba, kwaratutumba icoba cyinshi cyane, ubwoba budasanzwe bitewe n'imirambo ndetse n'inkomeri zirimo kuva mu misozi miremire y'Umurenge aho barwaniye. Biravuga ko ndetse hapfuye muri Lieutenant Colonel, noneho kuza bikoreye iyo mirambo bakaza barimo kurasa, ko bararasa biteye nk'ubwoba. Hariya ko barabona umurambo umwe gusa ukikorera abantu 100 kugira ngo bacike, babona inkomere zingahe zikorera ibintu 200 kugira ngo babone uko bahunga. Bashika mu mujyi wa Uvira amasasu bakarasa, nta mutekano urimo, nta mahoro arimo hari mu mujyi wa Uvira bitewe n'izo ngabo zirimo kurasa. Bafite n'ubwoba bwinshi cyane bitewe nuko uriya mugabo Bitakwira yasize abakubisemo akantu k'amacakubiri ko kubacamo no kugira gute, agira amagambo mabi cyane, mabi rwose. Yasize avuze amagambo mabi, abiba amacakubiri hariya, mu buryo basigaye bavuga ko Bitakwira ari umuntu mubi. Ejo bundi yaje arimo gutuka yatutse Bazalendo ari Kinshasa, arabwira ati nzabasubiza iwanyu muje kurwara amavunja n'inda, arabatuka ibintu byinshi cyane. None ejo yaje arimo kuyerurutsaho ababwira ko ari zo ngabo zonyine zizewe, aribo bantu bonyine bafite akamaro mu gisirikare cya Kongo, aribo bantu bonyine barinda ahantu ndetse bigatuma haba security. Arabashekerera cyane ibintu byinshi cyane, mu buryo yasize abakubisemo utuntu, apanga n'igisirikare cyabo. Imira rimwe arayisiga, amoko amwe arayasiga, mu buryo byatangiye gutera induru hariya mu mujyi wa Uvira, bitazorohera abaturage hariya batuye hariya mu mujyi wa Uvira, kuko yabasize mu kibazo gikomeye cyane. Hanyuma aho mu mujyi wa Uvira nuko bimeze, ari umwuka mubi w'ubwoba, umwuka w'intambara, umwuka utameze neza pe, watewe na Bitakwira ndetse n'abo bantu barimo kumanuka, ndetse bakoze ngo n'inama ngo yo kongera kuorganiza igisirikare cyabo, ngo uburyo ngo batabara n'ibiki. Abapanga umuyobozi ngo ni uwo Mubembe ngo yakutumba, umwungirije ngo ni Ingoma Nzito, none ngo ni Dunia. Abo ngabo ngo nibo bagomba kuyobora urugamba rwo kwirukana ingabo za AFC muri Pline de la Ruzizi, ndetse ngo bakabageza za Bukavu. Ibyo ngibyo niko bipanze rwose, niko yasize abapanze, niko yasize abahenze, ababeshye, ariko yarabashese rwose, yarabashutse ntabyo bazageraho. Hanyuma aho ngaho nyine muri Plaine de la Ruzizi hariya za Runingu hamaze kugera ingabo z'umujenerali witwa Mayele, n'ingabo nyinshi cyane, afite ingabo nyinshi cyane, mu buryo wagiye guhita atera ingabo ziriya za Kabonambo, ingabo za AFC 23 twirwaneho wazitere rwose. Aho ngaho ingabo zamaze kugera ku mirongo y'urugamba, zigiye gutera, bagiye kugaba ibitero hariya za Kabonambo. Ayo makuru turakomeza tuyakurikirane, ndetse nibaza no kugabana ibitero turaza kubibabwira, ariko ibyo ngibyo n'ukuri tubabwiye biriho. Ingabo zagiye rwose hariya za Runingu ko ziritegura rwose zigabe ibitero hariya za Kabonambo. Turaza gukurikirana turebe uko bigenda muri ibyo bice nyine. Nabyo hakomeje kuvugwa ibitero byinshi cyane bya hato na hato hariya za Sange, hakomeje kugaba ibitero bya mayimayi babigaba ku ngabo za AFC, ariko nta n'iminota 2 baza bamara nuko gushomboroza bagahita biruka bagahunga ingabo za AFC, ndetse bamwe ziri mu kubasubiza, ziri mu kubihorera gusa bakarasa baroho bakagenda. Ariko kubera ko bubahiriza ko baritegura kuja kuganira ku itariki 14 bazaganira hariya mu Busuwisi, bo ntago bashaka intambara, mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje kubagaho ibitero umunsi ku wundi, ndetse n'izo mayimayi ikoresha. Ariko ibyo byose barabareba bakabihorera, bo nta kibazo bafitanye n'abaturage, nta n'ikibazo, nta n'ibitero bakeneye kugaba, bakeneye amahoro, kandi ko baritegura nyine kuja ko barayacira inzira kugira ngo ku itariki 14 bazabashe kuganira
hariya mu Busuwisi. Nuko byifashe rwose hariya muri Plaine de la Ruzizi, umwanzi akomeje kwidobetsa mu duhana twinshi za Kirwe n'ahandi, ariko bakabareba bakabihorera rwose, nta nubwo babarwanya kuko bakeneye amahoro ndetse n'umutekano w'abaturage. Hanyuma muri za Kalehe twababwiye ko hari uduhana twinshi bigaruriye ingabo za AFC, nabyo byatewe nuko umwanzi yakomeje kubasatira arabashomboroza, akabarasa bakigarurira agahana. Baramaze kwigarurira nk'ubuhana 10 bose, ndetse hari n'agahana bigaruriye keza niba kitwa Tungishi. Ako gahana ngo ni agahana k'ingenzi, ndetse ubu nyine biravuga ko bamaze kwinjira, bamaze gukandagira ku butaka bwa Walikale. Bavuye muri Kalehe bamaze kwinjira mu duhana twa Walikale. Murumva ko intambara yakomeye rwose. Kalehe bamaze kuyivamo yose, bamaze kwinjira ubu nyine muri Walikale. Hari ibitero ahantu hose, Kalehe harimo ibitero ndetse na za Walungu naho ko bararwana ahantu hose, ko bararwana za Shabunda. Umwanzi akomeje kugenda ashotora ingabo za AFC, ariko bashotora ahangaha bagafata agace kamwe, bagafata kandi bamaze kwinjira muri Walikale bamaze kwinjiramo, nubwo umwanzi akomeje kugenda agaba ibitero. Ahandi ni hariya muri za Nyabyondo, aho muri za Masisi. Umwanzi ejo yarashe na drone cyane mu mihana irimo abaturage, agenda yica abaturage ndetse yangiza n'ibikorwa remezo n'amazu y'abaturage. Ni ukuvuga ko leta ya Kinshasa yo idakeneye amahoro, ikeneye n'umutekano, ahubwo ikeneye kwica abantu yitwaza ko wenda amahanga abashigikira. Ariko ibyo byose nabyo tubabwire ko bizaba ubusa rwose, ntabwo bizahoraho. Abaturage bazatabarwa kandi batabarwe neza, kuko AFC iritonze, ariko n'ubundi ntabwo umwanzi azakomeza kwica abaturage biceceke. Rero amakuru twari tuyafite muri iki gitondo nayo. Mugira amahoro y'Imana, mugira umunsi mwiza mwese, muhahe muronke. Turongera nimugoroba tubabwira uko bizaba byifashe hirya no hino ku mirongo y'urugamba.